ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu. Yesu. Katika jina la Yesu. Abadayimoni, murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu. Umuriro. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu, urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. Haryo wanyeretse jewe se? Ukuboko ntabwo gukora. Kuburyo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwa nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwiye ngo iragushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. Kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Harundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashi? Shira iyo mikrofone iravuga humura. Iyo mikrofone ukoresha izunga n'isi yose. Shiraho mikrofone ndaguha niyi zibe ebyiri. Hari aho mbeshe ngo natwe imbere y'iteraniro. Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Sura mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa, uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ntabwo uzongera
kwibagirwa iki? ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze, mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. uyu munsi gahunda zirabigize. Amena. nawe ugiye kugira gahunda ariko. Haleluya. Guma hamwe dusoza igikorwa. Hano hari Imana ra? Mbega amavuta ari hano we. amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana n'umugambi w'Imana no gukora kw'Imana bibane namwe mwese abakurikira umwuga wera ministries. Aha amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, bwamara guhinduka ugahindura ubw'abandi, kandi buri muntu wese akabona koko hariho impinduka, kandi ko ari uko byakugendekeye. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Murabizi neza yuko muri kubona uyu munsi inama audio gusa, bitewe nuko ntari hafi yo mu gihugu ndi umurimo w'Imana mu gihugu cya Uganda, aho ndi busoze kuri uyu munsi, hanyuma nkazakomereza mu kindi gihugu nacyo muzamenya nyuma. Byose mu muhamagaro w'Imana kandi ubakorera Imana tudaciye ku ruhande. Rero Imana ibaha umugisha mwese mwamaze gukora ku subscribe, mwatugumye hafi, mukomeze kutuba bugufi rwose pe. Imana ibaduhera umugisha, mukomeze kungura umuryango umwe w'abera ministries, kandi data wa twese abampera umugisha. Rero nagira ngo uyu munsi tuganire ku magambo akomeye cyane, ko muzi ko mwari mwumvise kitagusenya ibicaniro ariko ubundi bikomoka bite, bivahe kandi bigenda bite, n'icyo ukwiye gutegereza kugira Imana ikugire neza muri byose. Yesu uraguha umugisha, nyemerera dusengana Imana maze twinjire muri iri jambo ryawe. Data wa twese uhoraho, mwami w'amahoro, Mana y'imbaraga, Mana irema, Mana itabara, Mana ivuga, Mana ikora, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami ndahamagaye kugira ngo ukore igitangaza n'iminsi idasanzwe, maze Data wiyerekane nk'Imana ishoboye mu buryo bwose, kandi ukora ibintu birenze uko umuntu yakabitekereje. Data utanga intsinzi mu buryo bukwiriye, kandi uhindura umutima wa buri muntu. Ndagusabye kugira ngo wigaragaze, kandi Kristo bigaragara ko bikomeye, utubera Imana, utubera inyunganizi, kandi iri jambo rigira imbaraga mu mutima wawe wese, bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Aho uherereye hose, naho uri hose, nuko umeze kose, ntibitume utabasha kutumva ibi jambo Imana iba yaguhaye, yakugeneye, kandi uko ni iby'ingenzi n'ibyo gutsinda. Rero nkawe wibaza uti si ibintu ni ibiki? Twavuze ibicaniro bikwiye gusenywa, mbibaganirizaho nkubwira aho bikorera, ariko uyu munsi usomye ijambo ry'Imana Yesaya 61 uhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2, hari amagambo agaragaza ibintu bikomeye cyane. Uraza gusanga handitsemo ngo no kuvura imvune, abafite imvune zo mu mutima. Ubundi icyo twita ibikomere byo mu mutima ni ibintu tuba twarabanyemo nabyo kera, mu mibabaro, mu gahinda, aho twanyuze, amagambo twabwiwe, uko batureze, byadukoreweho, mbega ugasanga twagiye duhura n'ibintu bitandukanye mu kubaho kwacu, kandi biza bitwafekita mu buryo bw'ubuzima, ndetse butubuza amahirwe n'iterambere, butubuza kugira aho twerekera. Ugasanga ibyo bintu rero byabaye nk'ubuzima bukomeye ku buzima bwawe. Rero hano rero Yesu yahanuye ngo Uwiteka yansize amavuta. Nubango umurongo wa 1 n'uwa 2 ariho ushobora gusoma amagambo y'Imana ukaza gutekereza, ndashaka kuvuga ibikomere rwose, kandi ubyumve. Kandi ibyo bikomere tubabona mu mutima ni nabyo bituma na bya bicaniro bituzaho, bya bicaniro bya kera, ushobora kuba batararaguje, batanaterekere, ariko ufite ibikomere ubana nabyo, utagize uwo waturira, utagize uwo ubwira, utagira usobanura. Ko hariho abana benshi bagiye mu bikomere biremereye, kuba adashobora no kugira ijambo na rimwe avuga, atagira ikintu akora, agatuza, ntawe yabwira agahinda ke, ntawe yabwira umubabaro we, ntawe yabwira ngo byagenze gutya. Hari abana bafashwe ngufu bakiri batoya, hari abahungu basambanijwe, hari abakobwa basambanijwe, mbega uruye. Hari abantu babanye n'ibikomere bya bucece mu mutima, hari ababwiwe amagambo, ba nyina barabatutse, base barabatuka, hari abarerewe kwa ba nyirasenge, hari abarerewe kwa nyina wabo, hari abarerewe kwa ba mukase, byinshi cyane. Nimaburo haba icyo tunakimwe umurongo wa 1, ibice 61 umurongo wa 1 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe Imana, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Uwiteka n'umunsi Imana izahoreraho inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye gushyirira itegeko ab'Isiyoni barira, no kubaka
ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kubanezeza mu cyimbo cy'ubwirabura n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Nshuti z'Imana rero, bakozi b'Imana, turimo tuganira kuri aya magambo, ndagira ngo turebe cyane cyane aho umurongo wa kuvura abafite imvune mu mutima no kubamenyesha ko zibohowe. Ubundi akenshi icyo twita ibicaniro bya kera, hari abantu babyita ngo harimo no gupfuma n'uburaguzi no gupfumura, harimo n'iguterekera. Hari n'igihe harimo ibintu umuntu yabanye nabyo, wararerewe ahantu habi, warabwiwe amagambo mabi, waraciye mu buzima bubi, kandi ugasanga ni igikomere ubanye nacyo, ugashyingirwa ugifite ukakigumana, kandi uko umuntu agenda akura ni nako igikomere kigenda gikura. Muzarebe ko umuntu agenda akura ni nako inkovu igenda yiyongera. Bivuze rero ngo cya gikomere wabanye nabyo, za mvune zo mu mutima, za mvune zo mu bugingo bwabanye nazo, nizo ngaruka n'ubundi zituma na bya bicaniro bikurwanya bihora ku buzima bwawe. Ntabwo uzahangara kubwira umuntu ngo wafashwe ku ngufu kandi mu bana, ntuzahangara kubwira umuntu ngo papa yarankoreye ibi n'ibi kandi nta ugomba kumwubaha, ntuzavuga uti umugabo yanyitse. Hari ibintu umuntu aceceka ariko yagera mu rugo akabana nabyo, agahura nabyo mu buzima. So rero Kristo ngo yaje kugira ngo avure imvune zo mu mutima. Bivuze ngo ibikomere byo mu mutima bizanwa n'amateka twanyuzemo, bizanwa n'aho twagiye duca, abo twaganiriye, abo twabanye, abo twakoranye, abo twahagararanye, abo twaciye mu biganza byabo. Burya hari umuntu ukura aciye mu biganza byinshi, ibyaha by'ababyeyi wagiye ubona mu rugo barwana, ubundi mama abayeho nabi se cyangwa se abayeho nabi, wagiye ubona utuntu twinshi. Ibyo byose buriya biragenda bikagasigara akantu gato ku mutima, aho akagenda kabyara wundi usanga ufite igikomere kinini, igikomere cy'amagambo, igikomere cyo kwangwa, cyo gusuzugurwa, cyo kwamburwa agaciro. Ugasanga ufite ibikomere ishyano n'ishyano, kandi ugenda ubana nabyo, kandi ugomba kumenya neza ko ukwiye kubiza bikakwafekita ku buzima bwawe. Rero ni byiza ko ubasha gusobanukirwa. Buriya ntabwo nshaka kwinjira mu bintu byinshi byo kukubwira, ariko menya ngo uyu munsi kumva waba wenyine, kumva nta nshuti wagira, kumva nta mugabo ukenera mu buzima, kumva nta mugore wakenera, kumva utakenera ibindi bintu runaka, kumva unyurwa no kuba mu cyumba ukikingira no kumva radiyo wenyine, kumva wajya kwikora siporo ukayikora ntawe ukureba, kumva ibyo byose n'ibindi ntavuze n'ibindi uzumva, no kumva nta jambo wafata aho uri, kumva usuzuguritse. Ibyo byose ni ibikomere by'umutima biba biri kuri wowe, ni ibikomere biteye ubwoba bya Karande biba byaje. Ibyo rero turabibana pe, tukabibana hamwe. Usanga umusaruro wabyo ari ukuba wenyine, kwigunga, guceceka, kutagira uwo ureba, kutagira uwo ubona, kutagira uwo mukorana, kutagira uwo mugendana, kutagira uwo musanga mu murimo w'Imana, kuba rimwe na rimwe wisanga you alone, uri wenyine mu buzima bwawe bwa minsi yose. Ariko kandi ukumva unatinye, ntiwafata n'abatinya gufata ideni muri banki, abatinya kwiyangaje mu mirimo, kuko buri ikintu cya mbere kizana haba harimo ubwoba, harimo kumva waratakawe, kumva warajugunywe, kumva uri wenyine, kumva nta nshuti, kumva niyo bavuga utakumva, kumva ntabaka igitekerezo cyawe, kubera ko n'undi wavutse ntawe ugukeneye kumuvugisha, wasabye ikintu bagusubize. Ndabaha urugero nk'abagabo muri gushaka, iyo ushatse umukobwa wabaye imfubyi cyangwa warereye umuryango itari y'iwabo, ntiyakwisanzura nakubwira icyo ashaka cyose, aricecekera, yumva ko wakibonye. Kubera iki? Yabayeho mu buzima atagira umuntu asaba, yagiye mu buzima atagira umuntu ashaka kubwira ikibazo cye, yabayeho mu buzima abaho ababaye ku buryo yumva ko guhabwa ikintu ari ibisanzwe. Nuramuka wa mugabo ushatse undi, usanga umugabo afite kwiheba no kwiganyira, ariko yitse imitima, ubundi ugasanga arigunze, ubundi ugasanga yatinze no muri telefone, ubundi ukabona ntashaka kwisanzura n'abantu. Si uko afite umutima mubi wo kudakundana, ahubwo nuko hari ikintu cyamwatatse kiramusanga, ndetse kiranamugora mu rwego rwo hejuru. Rero ibyo nibyo bikomere Yesu yavuze ngo yaje kuvura abafite imvune zo mu mutima. Burya imvune y'inyuma abantu barayivura, imvune y'inyuma abantu bayitaho, imvune y'inyuma abantu bayikora ibyo bashaka byose, ariko imvune yo mu mutima mw'abantu mwe uravunika, ukavunika. Ngira ngo we niba mbwira urimo uranyumva cyane, hari ibyo utashobora kubwira umwana wawe, kandi kubera byose
udakora ukumva kandi se uwo mwana niwe na mugabo wawe ukumva ubuze ibyo uvuga ubuze kucece ugasanga nubwo abikoze byongeye kuri cya gikomere cya kera abanaga nacyo ukumva uratakaye ukumva uri wenyine ukumva warataye ukiburira ibyiringiro ukumva nta kundi wagira ikintu cyose nturyohewe ubuzima bwawe nta buryohe burimo urifite kwiheba no kwigunga rimwe na rimwe ukumva umutima wawe ugeze kure pe kubera iki nta yindi mpamvu nuko hari ibikomere byo mu mutima ugendana nabyo hari ibikomere byo mu mutima wicaranye nabyo hari ibikomere byo mu mutima uzi n'umutima utabwira abantu hari amagambo yakuvunnye wumva uhisemo guceceka uyu munsi wumva kwibana biguha amahoro wumva kutagira biguha amahoro mbega hari ukuntu hari nabwo ati nanjye kuba ntunge n'urugo numva nabagiye nyine mbega kubana wumva ko ushobora kubona amahoro uri wenyine ibyo ntabwo ari ubuzima burya nabwo hari igikomere ubana nacyo kandi kitari cyiza ku buzima bwawe wagombye kwiyambura kugira ngo Imana ikugirire neza kuba wumva ro waba wenyine wakora wenyine wakwicara wenyine ni igikomere kimbi cyane kiva kijojoba gifite amaraso ni igikomere giteye ubwoba kandi gifite imbaraga gusa wabanye nacyo ariko utabizi ntabwo wari ubizi pe wajyaga wibaza impamvu wumva nta biryo ukunze ukumva babwatetse tumwe ibyo mubonye kubera ikizi ikibazo ni igikomere yuko wabayeho utigeze bakubwira ngo tugutegurire iki rimwe na rimwe ukanabibura ubireba so bivuze rero ngo ibikomere byahashize ni nabyo bishobora guhamagara bya bicaniro ugasanga muri twe imbere tubayeho mu buzima buteye ubwoba kuko n'ubundi umuntu w'imbere we kera yamaze kuremba kera yamaze kurwara kuko yabuze affection mu babyeyi ubura affection mu baturanyi ubura affection mu bavandimwe muri make wabuze urukundo ku babyeyi ubura urukundo ku bavandimwe ubura urukundo kubo muvukana mu nda ubura urukundo kubanza no usanga muri wowe wisanga usa nk'umuntu ufite icyangiro cyangwa umuntu wiyanze cyangwa umuntu wumva afite gukorwa n'isoni ibyo rero ntabwo nakurenganya nta nubwo natera induru rwose ahubwo navuga ngo Imana ikurengera kandi Imana igufashe mu buryo bukomeye Imana ikwambika imbaraga mu buryo budasanzwe rero iki gikomere ni nacyo abantu bubakana urugo nicyo bajyana mu kazi gukora hamwe ushobora gusanga umuntu avuye mu kazi akavuga nabi cyagatongana ugasanga by'ukuri ko nta munezero na rwa rugo agiye kuruhukamo ati n'ubundi nagatanga ese nakagize umugisha ubundi umukino wakora ko nzi ko muri amabazo nk'ibi ibyo rero ni umwuka wo gutabwa ni umwuka wo kujugunya yo kujugunya byabara ngo yaje kuvura abafite imvune mu mutima imvune zo mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe bivuze ngo si imbohe zo muri gereza si imbohe ziri mageragere si imbohe ziri muri prison ahubwo n'abantu kubera ibikomere byo mu mutima baragiye bahinduka imbohe z'amateka the prison nuvuga ngo ahahise habo habaye nka gereza so rero Kristo yaje kugira ngo akora ikintu gikomeye nuvuga ngo yaje kugira ngo avure abafite imvune zo mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohe kubera ko impamvu uhinduka imbohe ibikomere byo mu mutima nabigusobanurire noneho bya bikomere iyo bije uhita wihindura imbohe y'amateka ukajya muri gereza y'amateka ukavuga ariko se mama ubundi ndinde nduwahehe nduwo kwande ariho Gideyoni yavuze ngo ko ndi mwene Manase wo kwayo wasibuhere kandi umuhererezi nje nabakirisha iki urumva deja we arimo aribona muri ya mateka ya kera rero iyo umaze ufite ibikomere mu mutima ibikomere byakubanye byinshi ibikomere byakuriranye ni nabwo uhindukira ukisanga wagiye muri mabuso utabizi ugasanga uri imfungwa y'amateka uri imfungwa y'ubuzima uri imfungwa itagira aho yerekeza ubuzima ahubwo rimwe na rimwe ukumva ibye birakugoye kandi birakuremere so rero data akugire neza kandi Imana igufasha yaje kumenyesha imbohe ko zibohowe haleluya izi ntabwo ari imbohe zibye oya ni imbohe ziboshywe n'ibicaniro bibi ziboshywe n'imbaraga mbi za Satani kuko nubwo uri umuntu ibikomere wanyuzemo inzira waciyemo abo mwayihuriyemo n'abo mwagiye muvugana aho kugira ngo bakubere inyunganizi bakubereye ishuri so rero byumvikana ngo aho unyura
hongera ibikomere wari ufite. Abo muhura nabo mu buzima bongera igikomere wari ufite. Abo muza ugasanga buri gihe uhorana ikisebe ufite igikomere kiva amaraso kuko abagikomeretsa bo ntibabuze. Hari amateka rero warangiza ugahita wishyira mu nzu y'imbohe ukikingirana ukavuga uti nta kindi kintu nakora. Umuntu akabona ko uhari uri muri korari uririmba uterana uvuga, ariko imbere y'Imana mu mutima wawe Imana ikubona ko uri umuntu uziritswe kandi uri umuntu uboshye. Kubera iki? Bongeye bakora kuri cya gikomere, urangije wisubira hano uti n'ubundi nagatangaye, nari ntangaye umugisha ruje, nta kuntu nabona akazi. Ukumva buri gihe ibintu byose ubona ni nk'amahirwe cyangwa nta, ukumva nyine uti nari ngatanga ubundi gihe nakora hari gute. Ariko menya ko umuvandimwe byose ni byiza kandi warabigenewe kandi ni n'ibyawe. Erega ni ibyawe kandi warabigenewe, ariko umwanzi we ntabashaka kubibona. Umwanzi si akeneye, si anifuza. Icyo umwanzi ashaka ni uko abona waciye bugufi wacu bye. Icyo umwanzi ashaka ni uko akubona wamanutse ku itapi. Icyo umwanzi ashaka ni uko ukomeza ugahinduka imbohe y'amateka yawe. Ni icyo abakeneye tu, kuko umuntu akora gukomereka ugasubira ahantu wahoze. Nakubwiye ngo umuntu arangwa kwiheba, kwigunga, kuba wenyine, kumva atisanzuye mu bintu, bikamupfana wenyine, bigakira wenyine. Mbega ubona ko ari umuntu ukeneye amaboko, ariko akumva nta maboko akeneye, atari uko yanze, ahubwo nuko ntayateze n'ubundi yambere atayamuhaye. Ariyo mpamvu ati n'ubundi se ndarwana n'iki. Rero nshuti y'Imana wo mukunzi w'Ingabire Ministries, nawe wiyandikishije uyu munsi wa none wa ikiganiro cyacu, kunze kwiyandikisha, nagira ngo nkubwire ngo ikintu kimwe saba ngo yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima. Nyamara nubwo utavuga ariko umutima uravunitse, hari nk'ibikomere. Hari abantu badukomeretsa batabishaka cyangwa babishaka, hari n'abandi babikora ku bwende bwabo, ariko please baragukomeretsa pe, kandi igikomere ukakimenya hageze ku igufu. Imana ikugirire neza, Imana ikomeze ikugirire neza. Ni ukuvuga ngo yantumye kuvura imvune mu mutima, kuba waravunitse n'ubu ukivunika, no kubwira imbohe ko zibohowe. Imbohe nta zindi nuko nagusobanuriye, ni ya mateka abantu babamo, agasanga ntari ako guca inzira yo kugira ngo abashe kubaho, hakaba habaho ikosa n'irindi rikaza. Umuntu ugasanga ahindutse imbohe y'amateka, ntashaka kujya mu iteraniro, ntashaka guhura n'abantu, ntashaka guhura n'abanyambaraga, arumva yaba wenyine ahantu ha wenyine, avuga ati nakwikingira, n'ubundi ukumva wakwiyahura, ubundi ukumva wabivamo, ubundi ukumva urambiwe isi, ubundi ukumva ndetse hari n'abinagera ugasanga uwo muntu no gutaha ibirori ntabizi, ntataha amako y'abandi, nta hantu yerekera. Ugasanga nyine ariho ubuzima buri miserable, ubuzima bubabaje buteye agahinda. Kubera iki? Afite ibicaniro yakomoye hirya yakivuka, kubw'amagambo bavuze, ibyo bakoze, uko bamutaye, uko yajugunywe, uko atigeze yegerwa. Cya gihe cyose yamaze no kuba kwa rwarugo cyangwa kuze, yongera gusubira muri ya mateka, akamugira imbohe, agatakariza abantu bose icyizere, akumva nta kimubwiye, yarya atarya, yanywa atanywa, kuri nta kimubwiye. Abatagira imbaraga bo bagasanga biroshye mu bindi byose, ariko by'ukuri koko ni bya bicaniro bimwe bikurega bya kera biguhagurukiye, bishaka kugira ngo bikurandure, bikurimbure, bikuvaneho, nawe usigara amaramasa nta kintu ufite, ahubwo umeze nk'umuntu ugowe cyane mu mutima wawe, kandi wagombye kuba Imana igufasha kandi ukamererwa neza. Bivuze iki rero? Bivuze amagambo menshi ko twaganiraga. Aravuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Abangaba nitwe abanyamahanga, yaje no kumenyesha umwaka w'imbabazi. Nshuti yanjye, amateka yawe nibyo bikomere byawe. Uyu munsi ubona wibonaho ibintu abandi batakubona, ariko nawe bigize umaze gukura. Nta yindi mpamvu, ni bya bikomere birebire byakumazeho igihe utigeze ubona umuganga wakuvura, utabonye uwagufasha,
ahubwo wicara wumva uremerewe n'ibyo urimo urebesha amaso yawe, rimwe na rimwe ubona yuko bikuremereye, ukeneye ubutabazi buvuye ku Mana, ukeneye amahoro arimo ava ku Mana yawe ishobora byose. Rero muri iyi minsi turi kuganira tuvuga ku bicaniro, wumvise mbere na mbere yuko igicaniro nticyabaho udafite igikomere cyo mu mutima. Bibanza kuba mu bikomere byo mu mutima, kuba warakomerekejwe, kuba ugendana nabyo, kuba ubyicaranye, kuba ubikorana, kuba ubivugana, kuba ubihagarara, kuba ariko ufite ibikomere byitengukira, ni ibikomere bitari hano hejuru, ahubwo biri imbere indani muri wowe. Niyo mpamvu n'umwuka wo kwiga ngomba urakumva kubaho birakunaniye, ukumva wakwiyahura, ukumva nta kiryoherwa, nta biryo wumva urabaza ngo ugaburire iki, ugasanga nta kintu na kimwe wumva ukeneye kandi urashonjeye kwica, ariko kuko hari ibicaniro bibiri muri wowe. Mbere navuze ngo ibiri exterior ntacyo bitwaye, ariko ibyamaze kwinjira muri wowe imbere mubona ko bijya bigorana. Biri imbere mu mutima, ntabwo uri buvuge, ariko nubwo utwaye imodoka, nubwo uri muri Canada, nubwo uri muri Amerika, nubwo waba France, muri Australia, nubwo waba mu Rwanda, nubwo waba uri umukire, ariko niba uri umukene n'ubundi ni hahandi umwanzi we aba ashaka kugira ngo ibyo bicaniro bikurega bihore bigoze mu ntambara, maze isezerano Satani yihaye yo kurwanya abantu b'Imana aba ashaka kugera ko ntibizamukundira, ntibizemera wowe uri umwana w'Imana, kandi Imana yawe ariyo Mana yanjye ihagurukiye kukunezeza, kukwambika imbaraga no gukomeza no kugutabara mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi Uwiteka yantumye no kumenyesha umunsi wa imbabazi n'umunsi Imana izahoreraho abanzi bayo. Urumva hariho umurongo wa mbere, hariho n'umurongo wundi wa kabiri, avuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu, avuga ngo yaravuze mu mwaka w'umwami Imana yari kuriye, kuko Uwiteka yansize amavuta. Ati umwuka w'Imana uri kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta. Haleluya! Yo kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza no kuvura imvune zo mu mutima. Mada urayifiteho muri imvune ndabizi, burya mu bana n'abagabo dufite imvune zo mu mutima, abana bafite imvune zo mu mutima, abagore nuko, abamukorana nuko, bashoboja nuko, aho ugenda nuko, ibyo ukora byose nuko, hose bari mu nkomere, bari mu bikomere biteye ubwoba by'amateka byabazonze. Rimwe na rimwe umuntu yanakwifuza kugira ngo ahindukire ntimukundire, kuko ari amateka akomeye. Ngo yantumye no kuvura abafite imvune zo mu mutima. Zaburi 107:3 haravuga ngo Uwiteka yishimira amwubaha kandi avura inguma z'imibabaro yabo. Ibaza umubabaro gutera ikibazo, ukagira uruguma kubera umubabaro, ukagira uruguma kubera agahinda, utabasha kurya nk'abandi kandi babyitekeye, utabasha kwambara kandi warayiguriye, ndawambara nkujyane he, ndawambara nkora iki, ndawambara mbigenze gute, ubundi siniryohewe, nta kinshimisha, ukabaho ubuzima budashima, ubuzima butaryoherwa, indwara za hato na hato, amakuba n'ibyago bikuzengurutse, kwisanga buziye werekera. Ibyo byose turimo dusobanura n'icyo twita ibicaniro bikurwanya kandi byaguhagurukiye, birwanya amasezerano yawe. Ni ngombwa kubanza kubyumva kuko wumva ko harimo kutagubwa neza, kuko Satani anyurira aho ngaho buri gihe kugira kurambike hasi kandi agushyira hasi mu buryo bukomeye. Rero ndagusaba kugira ngo Imana ikurinde kandi wambara imbaraga, Imana igushoboza ugere kure hashoboka, Imana igukorera ibirenze by'umwana w'umuntu yakubwira. Amavuta y'Imana kuzireho kuruta uko umuntu yakabitekereje, kuko Data wa twese uhoraho. Ni byiza cyane igikundiro kubona abantu bahuje kandi bahuje umutima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibintu by'igikundiro, dore impamvu udahuza n'umugabo we, ntuhuze n'umugore we, ntuhuze n'abana bawe, nibyo bicaniro bikurega, nibyo bicaniro bihaguruka sakuza, bityo ugasanga amahoro baradubanganya, aratobye. Satani yakwambuye, akwambuye umunezero, akwambuye amahoro, akwambuye ubuzima, akwambuye kugubwa neza. Satani yakuzanye akaga n'induru n'indishyi, Satani yakoze ibintu bitari byiza ku buzima bwe, mbega yakugize uko yishakira n'uko abyumva, ndetse arumva yakurangiza, yakumanika, yakujugunya, yaguta, yagutetereza, ariko Data wa twese ari mu ruhande rwe. So rero iyo tuvuga igicaniro bibi, akenshi bikomoka ku bikomere byo mu mutima, ku buryo rimwe na rimwe ukeneye gusa kubona umujyanama wo gusengera no guhagarara
ukageraho ibintu bigahinduka. Abantu benshi bafite ikibazo cya depression, abandi bafite ikibazo cyo kwigunga, ikibazo cyo kuba bonyine, kumva nta buzima, kumva ararambiwe, akumva isi iramunaniye, ariko kumbi nta bindi, ni ibintu byagiye byiyakimira twa tuntu ku buryo ikikubwira ko bana n'igikomere ni uko umuntu yongeye kugutoneka gukira bitakwemerera, ukomeza ukavuga ukarakara ugatongana ukavuga nabi, rimwe na rimwe ukisanga wakoze amakosa utabishakaga, ugasanga ibyo washaka ugiye kugeraho icyo wapanga kirakunaniye. Kubera iki? Ni ibicaniro bya zamani bya kera. Ibi navuze aha ngaha ntabwo nshatse kuvuga ku bintu by'imiterekero ba data n'ibyo bakoraga, oya, njye nivugiye ku mbaraga z'igikomere cyo mu mutima mu kuzana karande no kuzana ingorane. Ngo Imana yamutumye kubwira imbohe ko zibohotse. Muri make abohotse amateka, ati ngo agiye kuba imbohe y'amateka, abohotse mu bitekerezo kandi ubuzima bwe bugiye guhinduka kuko hari amateka yamenye yagiye kwinjiramo. Mukomeze mukore comment, share and like, kandi abatariyandisha mwandikire nyaboneka. Uyu munsi turi kuba audio nyine, ariko ngira ngo n'amashusho azaboneka nimara gusubira mu gihugu mvuye mu ivugabutumwa. Imana ikomeze kurinde kandi kwambika imbaraga. Cy'ingenzi nuko wumva kandi ukumvira. Nuvuga ngo uzarebe hamwe ugira umujinya ukumva ntiwashira, burya ntuzibeshye. Ibicaniro by'umujinya usanga wanyu bafite, cyangwa se impamvu yaguteye umujinya, kuyigunga, kuba wenyine, kutavugana n'abantu, ukumva utasurana, ukumva wakwiryamira, ukumva wakora muri telefone, ukumva ntukunze abantu. Burya ubaye ngo giye sinkunda abantu, ngo abantu ntagomba kunda bimukira. Mpita mbona ko ufite igicaniro kibi kiri ku buzima kirimo kikurega, kirimo gisakuza, kidodora, gihamagara, kigutesha umutwe, kikubuza icyerekezo, kikubuza aho uva, kikubuza naho werekera. Ni igicaniro kibi cy'imbaraga, ni igicaniro giterwa, ni igicaniro giteye agasuzuguro, kandi ugomba kugira ngo ubashe gukira kandi usohoke muri ibyo bintu. Soro ni byiza ko aya magambo yamenya kandi ukayasobanukirwa, ukamenya icyo Imana ibishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo icyo tubonye aha ni iki? Ni uko ibyo byakubayeho zamani, haba ari wa mujinya udashira, uburakari budashira, wakuvuga nabi bidashira, kumva wakwigunga, kubana n'ikibazo ntukivuge, kikakwica ntukivuge, ikibazo cyakudiha ntukivuge, ugasanga ubana n'ibintu bikwa mu ruhande ntubashe kubisobanukirwa, ukabona ubuzima bwawe bugiye buremereye, bukuvuna, bukurya, ukisanga nta kintu wabwira buri muntu, ukumva n'ibikomere ubana nabyo. Nta yindi mpamvu ihari, nta yindi mpamvu ihari, ni ibyo bicaniro. Yuko Imana ukeneye gukira ibikomere byo mu mutima, kuko ibikomere byo mu mutima ni nabyo bituma ibicaniro bya Satani bigira imbaraga ku buzima bwawe. Ariko tumaze kubisenya no kubikuraho, Imana ikakuruhura. Ushobora kugaragara inyuma ko nta kibazo, ariko ugendana ibikomere bicecetswe, bitavuwe, bitavuzweho, bitagize ikintu bikora. Ibyo rero nibyo birwanya umuntu w'Imana akisanga mu ngorane ndende kandi y'umugoyi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikwambika imbaraga mu byo ukora byose. Nyaboneka ijambo ry'Imana muri Yesaya 63:22, Uwiteka ashyize amavuta, ni Yesu yavugaga ngo kugira ngo avure abafite imvune zo mu mutima no kubohora imbohe no kubatangariza umwaka w'imbabazi ari wo uyu munsi wa none. Data kwishimire ibyo ukora byose. Nyaboneka kiri ibikomere bikurimo, kiri ibikomere bikubaho, kiri ibikomere bigutera, kiri ibikomere bikugora, ibikomere bikumereye nabi, amahoro yawe ntapfa kuboneka, ariko ukwiye gukira kandi ugatabarwa, Imana ikakugirira neza. Uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amina. Data wa twese uhoraho, mwami w'amahoro, mwami w'imbaraga, aka kanya nsengeye mu nsi no jambo mu izina rya Yesu Kristo, uryumvise wese akaritega amatwi, umugirire neza. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni zose, nirukanye ibitero bya sekibi, muvuye Mwami Imana, vuga muri zo mutima, mukunde utuma Imana Satani kumwigaragambyaho, muvura ibikomere byo mu mutima, muvura ibyamugoye, muvura ibyamuruhije. Bana nawe murengere umwiteho, mukomeze umubere ngo abimukingira, mwambika imbaraga z'uburyo bwose, kandi Kristo umubere ngo abimukingira mu izina rya Yesu Kristo. Muvure ibikomeye mu mutima bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina, amina. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.